Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa naho njye ukibategurira nkanakibagezaho ndi Kedrick. Kuri iyi nshuro tugiye kuganira kuri ekipe ya Rayon Sports. Ntibivuze ko ayandi ma ekipe tutaraza kuyavugaho, gusa reka dukomoze kuri iyi ekipe niyo irimo amakuru menshi agiye atandukanye. Harimo amakuru nk'aho uyu Charles Bare yamaze kuba yatandukana na ekipe ya Rayon Sports. Ese nyuma yo gutandukana n'iyi ekipe ni ayahe makuru ari kuvugwa muri iyi ekipe? Mbahaye ikaze mwese mwahisemo kubana natwe, ndetse nawe ugeze hano bwa mbere nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro bizajya bitambuka. Iyi ekipe ya Rayon Sports yaje kuba yameshoninga ibihugu ikeneyemo abakinnyi b'ingenzi irimo irashaka. Yaje kuba itoranyamo ibihugu 5 muri Afurika, ndetse ijya no hanze hitamo n'ikindi gihugu kimwe n'ibihugu ikeneyemo abakinnyi. Wakibaza uti ikeneye abakinnyi bangahe ko yameshoninze ibihugu 5? Iyi ekipe ikeneye abakinnyi 2 ariko yameshoninze ibihugu 5 mu buryo bwo kugira ngo ikoreshe isuzuma abakinnyi bifuza kuba bakina muri iyi ekipe, noneho babashe kuba batsinda iri suzuma bakaba bahabwa umwanya muri iyi ekipe. Yanyarukiye mu Bugande ihitamo abakinnyi bagera kuri 2, ndetse yagiye muri Congo Brazzaville naho yatoranyijeho umukinnyi. Yaje kuba ijyana hano muri DRC Congo naho yatoranyijeho umukinnyi, ijya muri Tanzania itoranyaho umukinnyi, ndetse ijya muri Brazil naho yatoranyijeho umukinnyi. Abo bose bazagaragara mu myitozo cyangwa se bazagaragara mu isuzumwa kugira ngo hatoranyemo bamwe mu bakinnyi baraza kuba bakenewe muri iyi ekipe. Ntabwo byoroshye kugira ngo ube wabasha kumenya ni bande baraza kugaragara mu myitozo, gusa bamwe muri bo tugiye kugenda tubabanyuriramo. Kuba twabanye mu kiganiro cyatambutse twaganiriye ku mugabo kuri Fouad Bayo. Uyu yamaje no kuba agera hano i Kigali, akaba kuri uyu munsi yakoranye umwitozo n'abandi mu buryo bwo kugira ngo barebe niba koko ari umukinnyi ushobora kuba yakomezanya na ekipe ya Rayon Sports. Ndetse ari kuvuga n'undi Mugande bamwita Viana Sekajugo. Uyu niwe tugiye kuganiraho kuri iyi nshuro. Reka mwibutse niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. Yego, uyu Viana Sekajugo ni Umugande, yavutse 1996. Ni umugabo w'imyaka 28 wavukiye muri Masaka n'ubundi aha ni muri Uganda. Afite 1 na santimetero 70. Ubwenegihugu ni Umugande, akaba akina nk'umwataka cyangwa se left winger, akaba abarizwa mu Academy ka Without Club. Academy yakinjiyemo mu kwa mbere ku itariki ya mbere uyu mwaka washize 2024. Ndetse ikindi wamenya kuri uyu musore nuko ari umusore n'ubundi nuko muri champion ya Uganda kuva 2022 kugera 2023 amaje gukinamo imikino 13, ndetse ikigereranyo cy'iminota amaje gukina ingana na 68 n'ibice 9. Yatsinzemo igitego kimwe, nta assist n'imwe yigeze atanga, nta n'ibara ry'umuhondo, nta n'ikarita y'ibara ry'umuhondo yigeze abona cyangwa se iyo bita yellow card, nta na red card yigeze agiramo, nta save n'imwe yigeze akora muri iyi ekipe yari arimo. Murumva ko ni umukinnyi koko ukeneye kuba yahabwa igeragezwa kugira ngo turebe niba koko ashobora kuba ari umukinnyi ushobora kuba yafasha iyi ekipe ya Rayon Sports, dore ko ikeneye kuba yatwara igikombe mukeba wayo iri gusigaho amanota agera kuri 5. Ubu tuvugana Rayon Sports iri ku mwanya wayo wa mbere, ndetse APR FC iri ku mwanya wayo wa 2. Reka ngire bimwe nkubwira ko ngire bimwe nakwibwira muri shampiyona y'u Rwanda, nuko ama ekipe yombi akomeje kwitwara neza ku isoko ryo guhaha abakinnyi, haba ama ekipe mato ndetse n'ama ekipe akomeye yose
akaba yaragiye ku isoko kuba yakihahira bamwe mu bakinnyi bazayafasha mu kuba yakegukana bimwe mu bikombe bihatanirwa inaha iwacu mu Rwanda. Hano mu Rwanda tugira shampiyona yitabirwa n'ama ekipe 15, bivuze ko dukina imikino igera kuri 30, haba twavugamo nka ale ndetse na retour. Aya ma ekipe yombi abagiye afite abafana bagiye batandukanye, buri sezo hamanuka ekipe ndetse hakazamuka izindi za ekipe baza basanga tukibafana. Niyo mpamvu uba ukwiye kumenya ese ni gute ekipe yawe ihagaze umunsi ku munsi. Ibiganiro byo biganira ku ma ekipe cyangwa se bivuga ku ma ekipe agiye atandukanye bizajya bitambuka hano buri munsi. Niba ari ubwa mbere uhageze nta kintu usabwa no gukanda subscribe, then after tukazajya tubana mu biganiro bizajya bitambuka for days. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano wamenye icyo gukora, ciao ciao, ibiganiro byo nakagaruka.